ubu rero noneho iyo tugiye kubabwira rero ni utabusya abwita ubumera. Utabusya abwita ubumera. Ese wakwibaza ngo nubuki baba bavuga, wakwibaza se ngo byaturutse ihehe? Ndabibutsa ko iki gice turimo n'ubundi turacyari muri bwa bumbogo bwa Huro mu banyamuganura b'umwami. Abambogo murabibuka. Nk'uko rero nabibabwiye byabayeho, hanyuma abambogo nibo bari bashinzwe uwo muhango. Hari igihe rero bayoborwaga n'uwitwa Nyamwasa, akaba ari we mutware w'abasyi b'ibwami. Nyamwasa uwo rero aza kubona umukobwa mwiza w'umwe mu ngabo yayoboraga, hanyuma iyo ngabo yitwaga Rugara. Rugara rero akagira umukobwa mwiza cyane witwaga Karake. Karake nawe akaba mu basyi b'abambogo nyine, urumva ni naho Nyamwasa yamuboneye. Nuko aramubenguka rero, maze kumubenguka aramusaba, birumvikana yaramukoye, aramurongora, amugira umugore we. Amaze kumugira umugore, reka rero ubwo urumva ko yabaye umutware kazi, ntago noneho ari bujye gusya, ahubwo atangira kugira gute guhagarikira abasya. Ariko ngo muri uko kuba umutware kazi, muri uko guhagarikira abasya, noneho abizanamo ikabye, abizanamo itota. Ngo abakobwa baza gusya, abagore baza gusya, ngo akabahagarara hejuru n'inenesi, ati ko mudasya mwebwe muri aho ngaho muranenganenga, mufite inenganenzi, muri mu biki ko mutarimo gusya? Mfite ikibazo cyanyu ko mutari gusya. Abandi batariko rero nawe urabizi ko gusya uburo ari impingane, n'uburo basyaga. Ati uburo buya, ati ubungubu murabona ari uburo se? Ubu ni uburo, ubu ko ari ubumera mwase ibyo musya mukagira vuba, mukareka kugumya mwiryagagura, mukareka kugumyamo mukora ibitamaye agaciro. Nuko akobwa ngo bakamureba, ariko bakanga kumuvugiramo, kuko urumva ari yabaye iki? Umutware kazi. Karake kawe, Karake ka Rugara rero umugore wa Nyamwasa, azagira cye noneho bwa butware bwe ngo atangire kunywa. Anywa inzoga ye, ngo anywa inzoga koko. Aragenda ngo ahinduka umusinzi rwoma, aragenda arasinda koko. Noneho ngo umugabo Nyamwasa yataha akakirizwa umugore, yagera mu buriri agasanga umugore yahujuje ibirutsi. Nawe unyumvire, Karake ngo aragenda agira urwo rugomo, inzoga arazinywa, arusha n'abazinyweye na mbere, ari umuntu w'umugore byirangiye. Nyamwasa tuyise umugore, aramusenda. Bamusenze ajya iwabo, nyine urahumva kwa Rugara. Reka rero igihe kizagere cy'umuganura, bahamagaza abantu bose bo mu bumbogo bwa Huro, bati ni ukwitegura umuganura, batabasyi baze gusya. Batuma no kuri Rugara. Rugara umugore we akaba yari umukecuru, yarakuze. Kavuga ati uyu mukecuru siwe nakohereza kujya gusya. Ariko se Karake we ndamwohereza kujya gusya muri bariya bakobwa, kuwahoza ari umugabo we Nyamwasa, arakira iryo nego? Nuko abandi batari ko nutamwohereza biragukoraho n'akazi kawe. Ageze aho ngaho aravuga ati nta kundi, aramwohereza ati rero Karake genda ujye gusya n'abandi, nta kundi byagenda, niwe witeye ibi byose. Karake rero ngo aragenda, ageze aho bakoraniraga bagasya, agira atya kwanzika biranga, baramufasha. Agira atya gupfukama ngo asye biramutonda, reka da. Agira atya ngo ajye gusya, nabyo noneho biba ntabyo. Urumva yari yarabivuye, hasigaye ari umutware kazi, ariko abigiramo n'ubushake bukeya. Karake wawe ibintu byose biramunanira, ibintu byose biramuzambira, ibintu byose mbese Karake biranga. Abakobwa rero bawe nabo baramubonye, batisema wasa ibyusye, ubu ko ari ubumera, hari ubwo ari uburo. Ubwo ariko bari kumuninura, kwa kundi nawe yabatotaga, yababwiraga naba babwira ati ko mudasya, baramuninura koko. Ngo bamujyaho, batashye ngo bagenda bamutaramiyeho,
bati Karake we nawe noneho ubumera bwakunaniye ubumera bworoshye ubuki. Iryo jambo rero yigeze kuba ninurura bati mwaseye kuba ngo batari uburo ari ubumera ko ari ntacyo butwaye ko bworoshye. Rirakorerana rizenguruka igihugu cyose riza kurangira ribaye iki umugani. Umugani ukomoka kuri nde? Kuri Karake. Karake kandi ka Rugara. Rugara ingabo yo kwande yo kwa Nyamwasa. Nyamwasa wari ushinzwe iki abasyi b'Ubumbogo aribo bari abanyamuganura. Nirabibutsa ko umurwa mukuru wabo wabaga Ihuro hariya za Musasa. Hanyuma nababwiye ko hejuru yaho hari hatuye umwami ku gasozi ka Buzinga-Njwiri. Abantu baho bariyo ndabaramukije, ariko si muri icyo gihe utabusya abwita ubumera. Baba bashatse kuvuga ngo hari igihe uva mu bikuruhije, aho kugira ngo ubyigireho ufashe n'abo bisizemo mu gihe uzahutse, ahubwo ukabibagiraho urutoto rurenzeho ubigirizaho nkana. Nibwo bavuga ngo utabusya abwita ubumera. Abo bo wumva babininura bavuga ngo utabumera abwita Kareka. Aha rero mubona tugeze n'ahitwa ku Kirenge, ariko bahita ku Kirenge cya Ruganzu wa kabiri Ndori. Kubera iki rero bahita ku Kirenge? Ubundi bavuga ko rimwe Ruganzu Ndori yarateye muri izi mpugu n'ingabo ze ibisumizi nk'uko twazibabwiye. Ubwo agera hano, ageze aha ngaha rero ahitwa ku Kirenge, ingabo zari zinaniwe ariko zibura amazi yo kunywa. Zibuze amazi yo kunywa, Ruganzu ngo afata umuheto we ahagarara hejuru ku rutare, arasa ku rundi rutare hakurya havamo umugezi. Hanyuma ingabo zibona amazi ziranywa, ingabo zirahembuka. Ngayo nguko zimaze guhembuka rero ngo Ruganzu ahagarara ku ibuye aho ngaho. Iryo buye rero ngo ryaje kuba ririho rigaragaraho ibirenge biriho n'amano. Ibyo birenge rero bakavuga ko ari ibya Ruganzu wa kabiri Ndori, ndetse n'amajanja y'imbwa bavuga ko ari amajanja y'imbwa se. Muri bumbaze rero muti icyo kirenge kiri hehe, iryo buye riri hehe? Ubwo hakorwaga umuhanda mu myaka y'1980, umuhanda uva i Kigali werekeza i Musanze, iryo buye ryakuweho, nta rihari ryakuweho. Bavuga ko muri uko gukurwaho ryaje gutwarwa n'abapadiri bayoboraga hitwaga paruwasi ya Rwankuba. Ubwo umanutse hano gato ku Kirenge ukamanuka ugana i Muhondo hari paruwasi ya Rwankuba. Hanyuma ngo bararibika, ariko iryo bari bajyanye bavuga ko ryanganaga nibura nk'urusyo urubasyaho rwa Kinyarwanda. Ahagana mu mwaka w'1900 bavuga ko iryo buye nanone rishobora kuba ryaravanywe i Rwankuba muri paruwasi rikazanwa muri minisiteri y'amashuri makuru n'ubushakashatsi mu by'ubuhanga bakaribika. Ariko amakuru dufite ubu ngubu nuko noneho iryo buye rimurikwa mu kigo ndangamuco Ikirenga kiri hano imbere nko muri metero 300 zacu. Rero uwo muhanda mu gihe wakurwagaho ibuye ryaragiye, icyo kirango kirabura. Hanyuma na wa mugezi bavuga ko ubwo bari barimo bakora umuhanda hari aho batinze urutindo, umugezi nawo warakamye. Ariko iyo bavuze ku Kirenge baba bagenekerereza icyo kirenge cya Ruganzu cyari kuri iryo buye, ariko kikaba cyaravuyeho. Turakomeje turagenda tubabwire n'ibindi. Ndababwibutsa ko ari urugendo tuvuye noneho i Kigali wacu Gasabo twerekeje i Rubavu, tugenda hose tureba amateka yaho. Reka tuze dukomeze ubwo abanyirangarama mube mutwiteguye. Turabaramukije abagakenke bimeze bite. Hanyuma hariya no muri Buranga naho tuhafite ayandi makuru
dukomeza i Musanze. Abo mu Gahunga k'Abarashi namwe mumeze mute? Abo mu Rugezi kwa Basebya ba Nyirantwari namwe urumva ko turi kumwe. Nuko rero ni amahoro n'umunezero twagiye.